Amazina yanjye pastor yavuze ni Sharire Cyubahiro, ndi umupasiteri, dukora umurimo Imana hariya mu Matyazo. Nagize umugisha ukomeye kuva nakizwa muri 1997 ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi. Kuva icyo gihe mu Matyazo niho nabereye umukristo, mpabera umuririmbyi, mpabera umudiyakoni, mpabera umwarimu, mpabera umupasiteri, mpabera umushumba. Imana yangiriye neza rero iyo myaka yose mpamaze, ntago ndimuka ngo ngira ahandi njye. Bivuze ko Matyazo ni iwacu, ni mu rugo, ndi umwana muto urumva namwe kugeza uyu munsi. Rero nshimiye n'Imana ko turi hano kwitaba, turi abavandimwe twese, dusangiye ubwami, dusangiye amakuba, dusangiye kwihangana, turajyana i Siyoni. By'umwihariko noneho leta yanabikoze neza, twese dusengera hano ntacyo bitwaye. Yabikoze neza, duterana mu gitondo saa 12:30 kugeza saa 3:30, hanyuma twe dukomerezaho. Rero ndi na hano imbere yanyu, ntawamenya biravanga umunsi wacu ni none, ndi na hano imbere yanyu. Ngewe ubwanjye na paruwasi ya Matyazo n'Imana nkorera, turabashimiye ko kuva tubanye hano kuri iri torero tumaze umwaka n'amezi 6 duteranira hano, mutwakira neza, mudufasha ibishoboka byose. Tuza mu rusengero tugafata mikrofoni, ibyuma tugasanga biresitaye, tugasanga umuriro urimo, tugasanga toilette zirakinguye, tugasanga amarobine araho, abadiyakoni bakaduprotokora. Ni ikimenyetso cy'uko turi bene mugabo umwe, bivuze ko turi abana b'Imana twese. Rero mwadufashe neza, Imana Data nayo izabafate neza mukiri mu isi, izabahe n'ubugingo buhoraho. Ndabibashimiye. Nagira ngo mbabwire ko tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndifuza Imana ngo igenderere imitima wa buri wese, yumve icyo Imana ivuganye nawe, ko ijambo ry'Imana nizo mbaraga z'ubukristo. Ijambo ry'Imana, mbese ubukristo umuntu afite bungana n'imbaraga z'ijambo ry'Imana afite, ntibishobora gutandukana, kuko ijambo ry'Imana niryo rituma umuntu ashobora kwera imbuto. Mbese imbuto wera zingana ijambo ry'Imana. Uko unesha ibyaha bingana imbaraga z'ijambo ry'Imana ufite. Uko wihangana, uko ukiranuka egare uko ijambo ry'Imana ufite ringana. Kandi ijambo ry'Imana amabwiriza n'amategeko aturengera, nayo biravuga ngo ngewe nzarinda ijambo ryanjye kugira ngo nsoze icyo navuze. Mwakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Kadusome, ndasoma ahantu 3, kandi nkuko yabimbwiye ko hari n'igaburo ryera, ndagerageza rwose kudatinda cyane, ko nkunda no kuvuga vuba vuba. Burya nkunda kuvuga vuba vuba. Nsaba Imana ngo wenda bikunze, Imana icyo yagennye ugifate, wenda kitari cyawe nyine si ngombwa, ariko uko kuvuga vuba vuba ntihagirire gucika ryari ryawe. Ndahera mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 5. Yesaya igice cya 5, mbere ku murongo wa mbere ndageza ku murongo reka ndangize uyu murongo wa 6. Kadusome, ni page 634 mu isezerano rya kera. Ninginze abadiyakoni bacu ngo nibikunda rwose ndagerageza mvuga mbese ijwi riciye bugufi, ariko nibikunda nyine dukingura imiryango yose twumve ko akayaga kakwinjira. Ariko nkuko mama pastor yavuze, twasenze Imana yumvise. Imana yimura ibihe, kandi Imana iyo nyiri ibihe, Imana igena ibihe n'iminsi, buriya nta kitugeraho Imana itakizi. Hanyuma rero kandi igitangaza cy'Imana, ibihe byose Imana irakora. Ibihe byose Imana irakora, irakora. Buriya ubiri mu kazi, nta kibazo. Dusome, haranditse ngo page 634 murongo wa mbere mu gice cya 5 muri Yesaya, handitse ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. Yemwe baturage b'i Yerusalemu, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize jye n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukora, nari nkwiye gukorera uruzabibu rwanjye nasize
ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukora uruzabibu rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenye n'inkike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kugushamo imvura. Imana itugirire neza. Kadusome ubutumwa bwiza bwese bwanditswe na Luka igice cya 13 umurongo wa 6 naho ngeze ku murongo w'9. Ni page 77 mu isezerano rishya. Mu isezerano rishya Luka 13 umurongo wa 6. Kadusome naho handitse ngo abacira uyu mugani ati: hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza awushakaho imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati: dore none uyu mwaka ni uwa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu muzabibu sinzibone. Uwuce urakomeza kunyunyuriza icy'ubutaka? Nawe aramusubiza ati: databuja, ubureke uyu mwaka nawo nkuhingire nkufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto, icyakora nutera uzawuce. Nsoreze muri Yohana, ubutumwa bwese bwanditswe na Yohana igice cya 15 mpere ku murongo wa 1 naho ngeze ku murongo w'8. Kanaho nsome ni page 111 mu isezerano rishya, Yohana 15 umurongo wa 1 ngeze ku murongo wa 8. Handitse ngo ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryaganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri nge. Ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Amen. Naha nashaka gusoma, nta handi ndibuze gusoma. Nshimiye Imana ko tuganira aya magambo tukiri mu ntangiriro z'umwaka. Turi mu kwezi kwa mbere ku itariki 25. Umwaka umaze iminsi 25. Uracyari mushya, uracyari mutoya. Kuganira ayo magambo numvise binejeje umutima wanjye. Kandi dusonye amagambo y'umutini, y'uruzabibu. Buri Imana ubwoko bwayo ikunda kubugereranya ibintu bifatika bihari. Abantu itorero kabagereranya n'umutini n'umuzabibu, kabagereranya n'insina, ikabagereranya mbese abantu Imana igenda ibagereranya n'ibintu. Hari aho se dusomye rero, hari naho basona bango insina nababwiraga ni ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Na Yesu ibyo yavuze by'umugani yaciye yarenguriraga ku bantu ari bari bwira. Na Yesu avuze ngo genda umuzabibu, yavuze ngo namwe muri amashami. Ni twebwe Yesu yagereje n'amashami. Hanyuma izi nkuru zose dusomye turazizi, ariko ndagira ngo tuze gutahana ijambo nahaye umutwe uvuga ngo uyu mwaka 2026 Imana nayo itwongeye. Imana izagushoboze ntuzarumbira Imana, ahubwo uzera imbuto, kuko nibyo byubahisha data. Impamvu Imana ikunda imbuto, impamvu Imana ikunda imbuto nuko mu bintu byubahisha Imana, Imana ikamenyekana mu bantu, nuko twera imbuto. Iyo tweza imbuto, abantu aho ukorera, aho utuye, abo mu bantu babona Imana. Iyo weza imbuto, impamvu Imana ikunda imbuto nuko mu bantu batuka Imana banavuga Imana nabi. Iyo habonetse umuntu wera imbuto, Imana ishyiraho vi ngo nubwo abandi bamvuze nabi, ariko ndagushimiye ko unyubahishije wowe. Impamvu Imana ishaka imbuto, impamvu Imana irwana n'imbuto, impamvu Imana ikunze imbuto nuko mu bintu bituma Imana imenyekana mu bantu ni imbuto twera. Bibiliya yavuze ngo nimwera imbuto nibwo abantu bose bazamenya ko muri abigishwa banjye nyakuri. Ngo kandi nimwera imbuto nibyo byubahisha data, abantu bakamenya ko muri abigishwa banjye.
mpere kuri uyu wa mbere bavuze ngo uyu ni muncire urubanza jye n'uzabibu rwanjye. Niki ntakoze nkuriye gukora? Uru ruzabibu reka mbabwire nka bine, ni Imana imivuga gutyo, mbabwire nka bine nakoze numvaga binyemerera ko ntacyo nzabura. Numvaga nizeye inzabibu, shingiye ku mbaraga nashoye, shingiye ku mbaraga nashyizemo, shingiye ku byo nakoze, numvaga nizeye inzabibu. Dore icyambere nakoze, iyi nsina nayigendeye ndayitoranya nk'insina y'indobanure. Numvaga nyizeye ko ari ubwoko bwiza, ni insina y'indobanure. Najya mbatangarize ko natwe ntabwo twakijijwe kubw'imirimo, ntitwakijijwe twasenze cyangwa twaririmbye cyangwa twakiranutse. Ni ubuntu bw'Imana butangaje. Ni Imana yadutoranije. Nimusoma mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 8, ho haravuga ngo mwakijijwe kubwo kwizera, ntimwakijwe ku bwanyu, ahubwo ni impano y'Imana. Nawe urabizi neza ko muwo muvukana siko bose bakira umwami Yesu ngo banakizwe. No mu bantu mwiganye, no mu bantu mukorana, no mu bantu mubana, bose siko bagize ubwo buntu, ahubwo Imana yagutoje nk'insina y'indobanure. Igutoranya ku bwende bwayo, nta kiguzi, nta rwandiko, nta kizamini wakoze ngo ugitsinde, ahubwo ari ubuntu bw'Imana butangaje. Wisanga mu nzu y'Imana, wisanga mu buntu bw'Imana, wisanga Imana iguhamagaye atari by'isekuru cy'iwanyu, ntabwo ari kavukire y'iwanyu, ntabwo ari uko iwanyu bari bararazwe ko bose bazakizwa. Imana yagutoje nk'insina y'indobanure, iragutoranya, irangije gutera ku musozi urumbuka. Kambabwira ahantu Imana yaduteye, ahantu Imana yaduteye, aha mu nzu yayo. Biravuga ngo kuko ni Zaburi ya 82 umurongo wa 14, haravuga ngo kuko batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yabo, bazagumanika kamanitoto, no mu busaza bwabo bazagumana kwera, kuko batewe mu rugo rw'Uwiteka. Ahantu Imana yaduteye irahazi, yaduteye ahantu harumbuka, ahantu hari uburumbuke, ko twahageze tubabaye Imana yaduhera ibyishimo. Twahageze muririmbyi ni wakangahera avuga ngo nari imboshywe, nari njanjaguritse, nari nihebye, nari mbabaye. Ibaza uyu muntu umeze utya, arababaye, arajanjaguritse, arihebye, ari imbohe, mbese twari ibisenzegeri, twari twarashize, ariko turashimira Yesu waduteye ku musozi urumbuka. Aha tuhageze niho twaboneye ibyishimo. Kandi muze no gusoma mu mbuto zerwa hano mu rusengero, zerwa umuntu yabonye umwuka wera, haravuga ngo urubuto rwa mbere ni ibyishimo, amahoro, urukundo. Mbese urabizi ko tubabaye, shingiye ku bupfubyi, shingiye ku mateka y'ubuzima, ujanjaguritse wihebye, ntawatekereza ko wakongera guseka, ntawatekereza ko wazongera kwishima, ntawatekereza ko wakongera kwicara n'abantu, ntawatekereza ko wakongera. Ushingiye ku mateka, wari ujanjaguritse, wari wihebye, wari ubabaye, wari imbohe, ariko Yesu adutera ku musozi urumbuka. Aha rero yaduteye, aha yaduteye kuri umusozi urumbuka. Aha ngaha kambabwiye ni ukuri, nutabonera ibyishimo mu nzu y'Imana nta handi wazabibonera. Hanze aha ngaha ni ukurira no guhekenya amenyo, hanze aha ni umubabaro, ariko Imana yo iza aho yaduteye. Iyo mpamvu Yesu abwira abigishwa, aravuga ngo ngewe amahoro ngiye kubaha, si nk'ay'abisi batanga. Iyo muvuye nta mahoro ahari, ariko jye mbahaye amahoro, kandi amahoro mbahaye atemba nk'uruzi, ntagira ikihagarika n'ikiyatangira, kuko aho Imana duteye irahazi, ni ku musozi urumbuka. Ahantu turi Imana hazi. Hanyuma reka mvuge icya gatatu Imana yakoze. Icya mbere ni uko yadutoranije nk'insina y'indobanure ku bushake bwayo. Icya kabiri, idutera ku musozi mwiza ahantu duteye. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo ndamutse ntomboye nkabona umunsi umwe wonyine mu bikari by'inzu y'Imana yanjye, byaruta ahandi hose imyaka 1000. Haba ngo ndamutse mbonye umwanya, nubwo byakwanga basi ngahagara ku gakinga k'inzu y'Uwiteka, biraruta kuba mu binezeza by'ibyaha by'iyi si, kubera ko ahangaha niho heza. Umunsi ngo bambwira ngo tujye mu rusengero, yaravuze ngo narishimye ndanezerwa, bambwiye ngo tujye mu nzu y'Imana. Ahantu twatewe ni ku musozi urumbuka. Niyo mpamvu ubona korali ririmba
abantu bagahita bahaguruka ukabona ibyishimo, wakumva ijambo ry'Imana, kumva Imana yinjiye mu mutima wawe, kumva Imana ikomoye ibikomere, kumva Imana ihyushyemo akayaga mu mutima, kumva Imana yaguhumurije, wari waje ujanjaguritse wihebye ubabaye, wahagera ukumva Imana iragushubije, nta n'icyo utahanye, ariko wakumva ijwi ryiza rya Yesu. Muri mbyo yaravuze ngo iteka numva amajwi y'iyi si anyinginga ngo nkuveho, ngo ariko ijwi ryawe mwami numvise rindutira ayo yose. Yesu afite ijwi riruhura umutima, Yesu afite ijwi ritubwira neza. Hanyuma ari ahantu twatewe, nagira ngo mbabwire ntimuzahave. Haleluya. Ntimuzave mu nzu y'Imana. Ngira ngo ni ijambo ry'Imana ryumvise ku cyumweru umushumba wacu arivuga, aravuga ngo ntimukirengeze guterana nk'uko mwajya babyigira, ahubwo uko mu n'iminsi mibi birushaho kubegera, namwe mujye mushaho guteranira hamwe, kuko Imana uteye ku musozi urumbuka, ahantu hari imbabazi z'Imana, ahantu hari amahoro y'Imana, ahantu uza ibyaha bitukura tukutuku ugataha Imana induwe nk'umweru nka sheregi, ahantu uza wumva nta wakugirira impuhwe abantu bakaguhobera, ahantu uza wumva nta n'uwakuramutsa ukabona abantu bose nabo utapfunda inkweto zabo ukabona niwe munyacyubahiro, nuko ari ku musozi urumbuka. Ahantu Imana yaduteye, mu ntiza amashyi dushimire Yesu, yaduteye ku musozi urumbuka. Aha hantu ni ku musozi mwiza kandi w'Imana, Imana ibaho umugisha. Hanyuma rero icya gatatu ngo Uwiteka yakoze, ngo yahise ategeka ikirere kikajya kigushamo imvura. Amaze kurutera ategeka ikirere kikajya kigushamo imvura, kigushamo imvura, kigushamo imvura, kigushamo imvura, kigushamo imvura, kigushamo imvura. Imvura ni umugisha w'Imana. Muzi ko tugeze imbere y'Imana, niho Imana yadukirije imivumo n'akarande. Haleluya. Imana imaze kuduhamagara ikatwiyegereza, niho yadukirije imivumo n'akarande, kuko ushingiye ku mateka y'igisekuru, ushingiye ku mivumo abantu bavumye, ushingiye ku bavumye ugahera ko ntacyo uzimara, uzapfa ntacyo ugejejeho, ushingiye, ariko tugeze imbere y'Imana. Haleluya. Niho Imana yakinguye imigisha, niho Imana, Bibiliya iravuga ngo uyu umuntu ageze muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera byose bigashira. Abisirayeli bo ngo Imana ibakuye muri Egiputa, ibakuza amaboko akomeye, ibambutse inyanja itukura, ngo ibagejeje ahantu batuje, irababwira ngo mwe muretse mbabwira ibyo ngiye kubakorera. Uhereye none mbise mbakuraho igisuzuguriro cyose mwasuzwe n'Abanyegiputa, kandi uhereye none nagira ngo mbabwire ko mubaye ubwoko mwari mutarakaba ubwoko. Iyo tugeze imbere y'Imana, tugeze hano hantu, tugeze muri Kristo Yesu, Imana imaze kudutwara twiyegereza, Bibiliya iravuze ngo maze Imana itegeka imvura ikajya igushamo. Nta munsi wabonye imvura igwa iwawe? Imvura igwa iwawe, imvura ikagwa nta shinge nta rugero, imvura ikagwa. Hari umuntu hano mu masengesho waduha ubuhamya, aravuga ngo nge nta shuri na rimwe nize, ariko ubu ngubu na depoje bampaye akazi muri leta ko guhembwa amafaranga arenga miliyoni, kandi nta shuri na rimwe mfite. Mwari mu masengesho mwaramwumvise, aratubwira amafaranga akorera, aratubwira ati kubera nta, ariko ndashimira Imana ko yo yampaye agaciro, nta gaciro nari mfite. Iyo rero turi muri Kristo Yesu, Imana itegeka imvura, Imana ikagushamo imvura yayo. Imana igushamo imvura ukabona birakunze, Imana igushamo imvura. Mfite umukristo mu Matyazo, kurya ni uko abantu baterateranya, ariko afite umwana haba mu kizamini kisoza amashuri abanza, yagize aya mbere no wa gatatu muri kino, mvuga ngo kira mbese biroti afite. Ubu ejo bundi yazanye biroti muri segonderi hano Isava bamujyanye, yazanye birote ifite amanota 96.5 muri segonderi. Hanyuma ari mu bantu barihirwa na leta muri segonderi, yemeye gufatasharije no kumuha byose, kubera ni imvura y'Imana. Iyo ni imvura y'Imana, kuko we nta nakuru diswari, we nta mwanya abona wo kujya no kumwigisha, nta bihari na nyina, ntabwo azi n'ibyo banditse ku ikayi ye, ntabwo azi ariko kubera imvura y'Imana, Imana ijya gushamo imvura. Imana ijya gushamo imvura, ukabona imigishije iwawe, ukabona imigishije mu bana bawe, ukabona imigishije aho ucururiza, ukabona Imana ikinguye imiryango, ukabona Imana yego. Hanyuma rero icya gatatu Imana yakoze, icya kane Imana yakoze, ngo yashyizeho uruzitiro, ishyiraho korotire, bati hatazava hagira
n'ihene cyangwa inka ijya kunyonera uruzabibu rwanjye. Imana ishyiraho korotire, Imana irakorotira, Imana irazenguruka, iravuga ngo ntihagire na kona tazajya ninyukanyukira. Hanyuma rero impamvu Imana ishyiraho korotire, kandi pe nawe ubwawe iyo hataba korotire y'Imana ntubukibukwa mu isi y'ababaho. Iyo hataba korotire y'Imana, iyo hataba uruzitiro rw'Imana, uba waranyukanyutswe, uba waronwe, uba warasebye, Yesu we, turashimira Yesu washyizeho korotire, turashimira Yesu washyizeho uruzitiro. Urakoze. Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo iyo ntareba kugira neza kw'Imana simba nkibukwa, mba narabye ntakiri mu isi y'ababaho. Kubera ko ntabwo nabahisha, umunsi mwakira Yesu nk'umwami w'ubugingo bwanyu, mwari mwangaje urugamba. Niyo mpamvu Satani ahagurukije imbaraga zo kukurwanya, kuguhiga, kukuvunagura, kukwica ufu n'agashinyaguro. Kandi urebye ibyo batongera n'ibyo bohera iyo hataba uruzitiro rw'Imana, ni ukuri kose bari bavuze ko utazabyara, utazashaka, utazubaka, utazagira icyo wimarira. Ariko korotire y'Imana, Zaburi ya 90 iravuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ni ubuhungiro bwanjye, Uwiteka navuga ngo kuko wankunze akaramata nicyo nanjye nzagukiriza. Nzaguhaza uburame, nzagushyira hejuru, uzanyambaza nkwitabe. Abantu 1000 bazagwa iburyo bwawe, ibitero bwabo by'ijoro ntabwo bizagutinyisha. Kubera ko Imana ubyutse ugenda hariho korotire y'Imana. Dawidi yaravuze ngo ngiye kubw'ibyo nzajya ndyama nizigure, kuko umwami wanjye ambereye amahoro. Hariho korotire y'Imana, hariho uruzitiro rw'Imana. Hanyuma ibindi byakozwe byo gucukuramo urwina reka mbyihorere kuko tutabirangiza. Cyakoze ngo icyatumye akora ibi byose, mu ntega amatwi bavandimwe, nkugire nanagusengere mu mutima. Gerageza ukurikira ijambo ry'Imana, wumve impamvu Imana yakoze ibi byose. Ngo icyatumye ikora ibi byose nuko ngo yarizi ko izabona inzabibu. Ikintu cyatumye ikora ibi byose, imbaraga zose Imana yadutakajeho, imbaraga zose Imana yagutakajeho, cyane ko hari ibyabaye ureba n'amaso yawe, yaba impanuka urayirokoka, yaba muri sale dope urahava, hari n'ibyo utarebesheje amaso yawe ariko byari bikomeye, ariko Imana irahagukura. Hari ubutabazi bw'Imana wabonye, hari imbaraga z'Imana zahaserutse. Ngewe nigeze kuba nyoboye mu Matyazo, nari mwarimu icyo gihe, ndumva ari muri 2013 mvuye mu nama ari saa 9, nari manukanye n'umusaza tw'amasekeri Tarisisi. Noneho tumanutse dutashye, nari ntuye munsi y'isoko hari mu Matyazo. Noneho ninjiye nakubise akaryango ko ku rugo, kari ibati kaba karakingutse. Noneho ntambutse negeye imbere, numva abantu baragona, ariko numva bagona bahirita, nge nkagira ngo nabo mu nzu baryamye basinziriye. Noneho ko nkomeza ngenda negera, numva umugonda usiga inyuma yanjye. Nkebutse, ibyo nige byabayeho, ntago ari umugani. Nkebutse mbona abantu babiri, umwe ahagaze hano undi ahagaze hano, begamye kuri urumva ukinguye ukinjiramo imbere, begamye imbere, umwe hano undi hariya, begamye basinziriye, barimo bagona. Noneho ngewe uko ntambuka njya kwegera urugi ngo bankingurire, umudamu aba yaje kunkingurira. Agikingura nge mba ndakebutse, ndiho ndabareba, nshaka kumwereka abo bantu
bari hariya, we nawe yakinguye aba yababonye, ankururira mu nzu ati abanshibure mu nzu tatakinga. Urumva saa 9, icyo nibuka hari kwa gatandatu, mbyutse mu gitondo ngiye kuyobora itano, ngifata mikrofoni nkuko umuhanuzi ava mu itano nkahari azaguruka ahita mfata ati mwana wanjye, wabonye ukuntu ndinda abantu banjye, wabonye ukuntu mpagarara ku bantu banjye, wabonye ukuntu nita ku bantu banjye. Imbaraga zose Imana igutakazaho igukeneyemo umumaro, gukeneyemo imbuto. Irashaka ko abantu bavugwa neza biguturutseho, irashaka ko ucururiza abantu babona Imana, abantu babuze Imana, abantu bavuga Imana nabi, ariko Imana ikeneye ko werekana Imana mu bantu. Imana ikeneye ko aho ukorera, aho ucururiza, aho utuye iwawe, umukozi n'umwana uri iwawe n'umushyitsi ugenda abona Imana mu bantu. Nicyo gituma Imana igutakazaho imbaraga, nicyo Imana ikurinda. Ibi byose Imana ikora, Imana ikeneye kuyerera imbuto. Hanyuma rero reka mvuge rero, uyu Uwiteka aravuze ngo mu bintu byambabaje, shingiye ku mbaraga ni natakaje, shingiye ku bintu nakoze byose, nta kintu kimbaje ukuntu mbonye rwanyereye indibu. None kubw'ibyo utarampa inama, dore icyo ngiye gukora. Ngiye gukuraho uruzitiro, ngiye gukuraho uruzitiro, ndureke runyukanyukwe, rwonwe, aharwo ntihazibukwe. Ikindi, ndareka ibitovu bimeremo n'amahwa ameremo. Icya gatatu, ngiye gutegeka ikirere ntikizongere kugushamo imvura, habe n'ikime. Ngewe nigeze kubona umuntu iryo jambo mvuze rivuga ngo korotire y'Imana. Nge naryumvanye Imana irivuga turi ahantu bita Kaduha, turadusengera mu cyumba cy'imugano, turi mu masengesho. Imana ibwira umugabo wari wicaye imbere, ndamubona w'igikara mugufi, iramubwira ngo ubu ni ubwa 6 ukora iki cyaha, ku bwa 7 nzahita nkuraho korotire. Nuko nabyumvise n'amatwi yanjye, kandi uzahita usara. Ku wa 2 mu isoko ry'Ikaduha, n'amaso yanjye nari mutoya ariko narabibonye, duhura yasaze, abakora bamwirukankaho baravanga yongeye yakoze cya cyaha. Duhura yasaze. Kaduha ntuhazi se? Ntuhazi wowe? Urahazi? Nyamagabe ndabizi ko hazi. Duhura yasaze. Kubera iki? Imana yakuyeho korotire. Ubwo uzi ko na Imana ikuyeho korotire, wabyuka utambaye ukajya mu muhanda utazi ko utambaye. Uzi ko Imana ikuyeho korotire ikakwihorera, uzi ko wataha mu rugo rw'abandi ugira ngo ni iwawe. Uzi ko Imana ikuyeho korotire, uzi ko Imana ikuyeho korotire n'ibyo utarabona, n'ibyo utarakora, n'ibitarakubaho. Turashimira Imana ishyiraho korotire mu izina rya Yesu. Nge mbivuze nk'ubizi, Imana ikomeze ishyiraho korotire mu izina rya Yesu. Imana ikomeze kurinde. Rega nawe ubimenye ko Imana itaguhagazeho. Rega umenye ko Imana itakubereye. Rega umenye ko Imana itakubereye. Ngeze kubabwira kandi ndibuka ko nababwiriye hano, umunsi umwe turyamye nijoro, umudamu ararota, agiye kurota abona inzoka nini cyane ije yinjira mu rugo. Noneho abona iduciyeho, ari kurirukanka ishaka umwana wanjye wa 2 w'umukobwa. Noneho ije imusanga mu nzozi, ariko ni mu nzozi. Noneho umudamu arambwira ngo ambese arayinyereka. Noneho uko apapanya avuze induru ngo nanjye nti tuvumagura dutokesha twirukana inzoka nko yagafasha umwana wacu, ihita ikata ijya mu cyaro cy'inka. Noneho ifata, ni mu nzozi. We rero arimo arabona mu nzozi, abona ifashe inyana y'inka yari hari baduhaga 700 na kera. Noneho abona irapfuye. Reka mbabwire ko twakangutse dusanga yapfuye koko. Dusanga yapfuye, dusanga iraryamye byarangiye. Uzi icyo bivuze? Biravuze ngo iyi Imana itahatubera, hari gupfa umwana. Ega Imana itahagoboka, ega izo mbaraga zitaza. Erega mujye mumenya ko kuramba no kuramuka, gucya no kwira, ubuzima n'imibereho tubikesha Imana. Uwashaka yakeza ubuhake, uwashaka wamenya ko iyi korotire y'Imana, uruzitiro rw'Imana, niko rutumye ajya kwishura akagaruka amahoro. Niko rutumye ukiri umugabo cyambara karuvati ukajya mu muhanda bakakwemera. Ariko Imana ikuyeho korotire, ahawe ntihakwibukwa. Ngiye narabyumvise Imana imubwira uwo mugabo ngo ubwa 7 nzahita nkuraho korotire. Noneho binaba rero nanareba n'amaso yanjye.
hanyuma buriya Imana wicayemo bakajya bakubaza muhwete se kutagicuruza ariko mba mpari ko twakubuze se nawe ukaba nta winjira nta usohoka ukabona ntibigenda ukibaza impamvu. Buriya najya nkubwire ngo ni imvura y'Imana ibiguyemo. Imana ihagaritse imvura imigisha yayo yose hagarara. Hanyuma rero Imana ifata icyemezo abantu kuko unyereye inzabibu nako indibu mfashe icyemezo ngiye gukuraho. Hanyuma ndashaka ko muza kumfasha minota 15 nshigaje, muraza kumfasha muze kwishimira Yesu uyu dusomye muri Luka 13:6 ho havuze ngo nyir'umutini yari afite umurima w'uruzabibu, umurima munini cyane nkuko bavuga umurima w'urutoki, aranje ateramo umutini, igiti cy'umutini nkuko wateramo umwembe. Hanyuma rero yageza kwisoromera imizabibu ye, haraza akareba na cya giti cy'umutini, harakira umwaka wa mbere ngo aburaho urubuto, hakire umwaka wa kabiri aburaho urubuto, hakire umwaka wa gatatu aburaho urubuto. Abaza umuhinzi atari ko nkubaze uyu mwaka wa kangahe? Si wa gatatu uza gushaka imbuto? Ati none se iki giti kiranyunyuriza icy'ubutaka, nimba nza gushaka imbuto nkazibura, nimba nza gushaka ugice ukirimbure kivemo, nzakomeza iby'urutoki uyu mutini uvanemo. Munshimire Yesu rero. Yesu aravuga ngo databuja kuba utabyumvise si impamvu yanjye najye ubwo sinibya, ariko wowe wabyumvise uraza kunshimira Yesu. Aravuze ngo databuja mbabarira uyu mwaka nawo basi, mbabarira nyongera umwaka umwe, nongere nkuhingire nkutabirire nkufumbire ahari wakwera. Erega dore icyabiteye, mbabarira unyongere uyu mwaka, ngiye gukora uko nshoboye, nshyire bagafumbire nduhingire, nukuri ahari noneho ruzera. Ariko nirutera ntacyo basuzaze, nta kundi nabigenza. Impamvu naga munshibire Yesu, erega burya hari ahantu habera operation mwe mutazi, hari ahantu habera ikiganiro mutazi. Imbere y'Imana Yesu adusabiye 2026 nawe ngo bayitwongere ahari byazakunda. 2026 Imana yikongeye, burya nawe si kubwawe, burya rwose umenye ko ijuru ryateranye, banzura ko 2026 bayikongera, banzuye ko nayo wongera ugatangira ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri n'ukwa gatatu, banzuye ukongera 2026. Kandi icyo bakongereye icyo ngicyo bagukeneyemo imbuto, barashaka ko wera inzabibu, barashaka ko wera imbuto. Reka ntaraharenga iyi ntego yanjye, bavandimwe nshuti zanjye bakundwa, uyu mwaka muzagirira Imana akamaro, ntimuzarumbire Imana, ntuzarumbire Imana. Ndakwinginze kamvuga ijambo rya kabiri, Imana ntizavugwe nabi biguturutseho. Gerageza urwane ishyaka, Imana ntizavugwe nabi guturutseho. Wijya mu ruhando rw'abasebye Imana, kuko hari ibintu biri hanze aha, abantu bose babona ko ntayo nta nihari. Ariko rata mu mvugo uvuga ntihazagira amagambo yatuma Imana yacu ivugwa n'abaguturuka mu kanwa. Mu izina rya Yesu Imana izagushoboze. Ntuzagire ibikorwa wakora byatuma Imana yacu igayika. Muri uyu mwaka 2026 Imana ikongeye, igutegerejemo umumaro, iragushakamo umusaruro, irashakamo imbuto. Abantu bazavuga Imana biguturutseho, abantu bazahimbaza Imana biguturutseho, abantu bazemera ko iteka ari Imana biguturutseho, abantu reka ntange urugero ku mushuti wanjye hano dukundana. Buriya ko urashobora kuza aje nko kuguhahira mu iduka, akaguha amafaranga, akaguha amafaranga arenga yo kuguha, ukayakira ukayabarukana ko arenga, warangiza ukamwirukankaho ukamuhamagara uti hagarara umpaye menshi akira amafaranga yawe, agahita ati mbonye Imana, dore abantu b'Imana, haracyariho Imana. Mbe aka kantu ukoze gatumye Imana ivugwa neza, gatumye Imana yamamara. Aka kantu ukoze gateye Imana kuguhagararaho no gushyiraho korotire uyifitiye akamaro, kuko Imana imiravugwa neza biguturutseho. Uziko mu buzima ugenda mu muhanda wambaye
uri mu biganiro, uri mu bukwe, uri musabwa cyangwa usaba, uzi ko wakwerekana Imana, Imana igahita ivango nkongera 2026 umfitiye akamaro. Uzanye difference, werekanye itandukaniro, uranyerekanye mu bantu bose bateranye. Nanjye rero reka nsoreze rero aho twavuze, havuze ngo genda umuzabibu namwe muri amashami. None ubwo muri amashami, umuzabibu nimba mutawuzi, reka mwihorere mvuge ngo ndi igiti cy'umwembe namwe muri amashami. Umwembe mwese murawuzi nk'abanyarwanda. None ubwo muwuzi rero, ishami ryo ku mwembe rigomba kwera imyembe, sibyo ra? Rigomba kwera imyembe. Nimba uteye kuri uyu muzabibu, kirazira kikaziririzwa kwera izindi mbuto zitari umwembe. Mbese iyo mvugo uvuze Yesu yayivuga? Niba atayivuga yihorere, yihorere, ugiye kwera urubuto rutari rwo. Ese iyo ndamukanyo Yesu yayiramukanya? Niba atayiramukanya yihorere, kuko ugiye kwera imbuto zitari izawe. Hanyuma ikindi cya kabiri, uwafata ishami ry'umwembe akariterura akagenda akarita wenda nko muri Nyabugogo hariya muri gare, umuntu wese uzi umwembe yamenya ngo ese iri shami ry'umwembe nde warizanye hano, se ryahageze rite? Kubera ko uzi umwembe. Nagira ngo ntangaze iki? Kubera ko bazi Yesu imvugo yamvuga, kuko bazi Yesu ingendo yagenda, kuko bazi imyambare Yesu yakwambara, ko bazi imitekerereze Yesu yatekereza. Nuzagusanga Nyabugogo azabone ko ari ishami ryo ku muzabibu, azaryibwira ribone, ryicaye mu modoka rimenye, riri muri restaurant rimenye ati ni ishami ryo ku muzabibu. Riri mbese aryibwire, kuko Yesu yavuze ngo ishami ryose ryera imbuto data ryaganyaho amahage, data ryitaho. Ishami ryose ryera imbuto data ryitaho, data ararikunda, ararishyigikira, data ararivomerera, data ararikigakiga. Ibintu by'ibisambo byagiye bizaho by'amahage akamenya uko abigenza, kubera ko ishami ryera imbuto data ryitaho. Ngo ariko ishami ritera imbuto, Mana, ishami ritera imbuto ararifata, abati ni murice murikureho. Yesu yavuze ngo namwe mugume muri nge, nimuguma muri nge muzabasha kwera imbuto. Nagira mbabwire ngo Imana Data umuremyi w'ijuru n'isi atwongeye gusengera hano kwitaba, urusengero rukinguye, ariko dukeneyemo imbuto. Data kurekeye mu kazi, komera mu kazi, komeza ukore, na promotion yaguhaye data gukeneyemo imbuto. Data kurindiye aho utareba, akubereye aho utazi, ariko agukeneyemo imbuto. Data akurekeye, data buri ibyo akoze byose, imbaraga zose ashoye, agukeneyemo imbuto. None uyu mwaka wa 2026 nagira ngo mbasabire umugisha, na nabatureho umugisha, mbifurize kuzagirira Imana akamaro, muzerera Imana imbuto. Nanjye ngiye kwisengera nisabira Imana izamfashe kwera imbuto. Sinzasebye data, sinzasebye Imana, kuko buri ishami ryera imbuto data ryitayeho. Data agiye kurihingira, data agiye gutegeka ikirere kigushamo imvura, data agiye gukomeza korotire, agiye gukomeza inkike, data agiye kuraho utareba, jya uryama wizigure, umwami akubereye amahoro, kuko umufitiye akamaro. Ndashaka umuntu wese agambira mu mutima kugira Imana akamaro, agambire kugira ibintu byose yihana, areka, asezera ku mugaragaro, avuge ngo nababaje umwami wanjye igihe kinini, nitwaye uko nishakiye, nivugira ibyo nishakiye, ariko uyu munsi data atarakuraho korotire, data atarategereje nikigushema imvura, uko rya jambo yavuze ngo ngiye kureka runyukanyukwe rwonwe, aharwo ntihazibukwe. Uzi ko burya nubwo waba ugenda uhagaze unacuruza binemera, uzi ko ushobora gupfa uhagaze, uzi ko ushobora gupfa uhagaze, uzi ko none se rega ejo bundi nabonye abantu kandi n'abarokore, nanjye naye mubwiye nk'iryo jambo mbabwiye. Umurokore umwe barambwira ati rero umushumba ngo nudutabare, uyu mugabo yari umudiyakoni, none ubu ngubu bamufashe mu rugo rw'abandi, kandi dore cyabimuteye, yatangiye anywa ibintu bita ibikifore ibintu bita ngo ibihuru. Ni hano iwacu hano ibintu bita ibihuru.
hanyuma rero ngo abarokore benshi nyuma y'insengero zifungiwe barimo barabyiyahuza, ariko si no kuvuga ngo ni umutobe ngo nta kibazo. Hanyuma binywa ari imitobe barayihana muri korari, barabinyweye baratangiye barabyahutse. Mu kanya gatoya ubwenge buratangira buridoroga, umugabo atangira kutamenya gutahiwe. Barampamaga ati ndamubaza niko warabinyweye, ati ntabinyweye ariko na runaka arabinyweye, n'uriya nawe yarabiduhaye, ngo twabisangira na runaka. ngo nese ngo president niko twabisangira, ntimurabeshya. Ati turabinywa, ati nyine kuko tutakiza no kwitaba twebwe, ati ariko arabinywa runaka. Ati se ko none se ntimurabinywa? Ati turabinywa. Ati hanyuma rero twabinyweye, ati niko kugenda, ati sinamenye uko byagenze. Hanyuma ubu rugo rwarasenyutse hejuru y'ibihuru. Yari umudiyakoni, ubu byaranze kubera ikirere. Ndagiye nkubwire ngo ngiye ngusabiye Imana igufashe, gerageza. Imana itarakuraho korotire, Imana ikigutegeka ikeke gushama imvura, gerageza kuko Imana iravuze ngo nimbona iri shami ridakomeje kwera imbuto, fore nzabigenza nte? Nimbona ridakomeje kwera imbuto igakomeza kubyanga, nzarica ndikureho. Hari mwagizeho n'amagambo yanjye nibira nasomaga. Murakoze, Imana ibahe umugisha, amen. Kadusenge. Umuntu asengera Imana umutima we, arebe uko abwira Imana ati Imana nkeneye ko unshoboza uyu mwaka nkakugirira akamaro, nkera imbuto zikwiriye abihannye. Ndagira ngo twese duhagurutse tuze dusengere hamwe. Niturangiza ndaza gusengera umuntu ushaka kugarukira Imana, umuntu ushaka gusaba Imana imbabazi itaraca amateka, umuntu ushaka gusaba imbabazi Yesu atarakuraho korotire. Kandi reka nkubwire rwose, umuntu ushaka kubwira Imana ati Imana utaranzinuka utarandeka, kuko ntabwo ari ibanga ibyo ashobora avuga ngo nuko rero nkugira inama ugira umwete wihane, nutihana nzaza aho uri nkure igiteko kitabaza hacyo, nkure kugenda uri ndindagira. Biranditse gutyo ra, nzaza nkure igiteko kitabaza hacyo. Icyakumurikiraga, conscience wagiraga, umutima Mana wakubagamo, nzaza nkuru igiteko kitabaza hacyo, nkwihorere. Imana itarakura igiteko kitabaza hacyo rata, Grace ngo narakubabaje ngusabye imbabazi, mbabarira rwose. Bwira Yesu ngo nagucumuyeho ariko ngusabye imbabazi, umbabarire. Hanyuma rero kuko ari ijambo ry'Imana, abaryumvise mwese mukaryizera, Yesu abaho umugisha. Muhaguruke dusengane Imana twese duhagaze abo bishobokera. Turagushimiye Nyagasani Imana ishobora byose. Turagushimiye mutanga bugingo soko y'ibyiringiro. Turagushimiye waraturemye kandi utubeshejeho, uduhamagara nk'insina y'indobanuka tura ku musozi urumbuka. Ni ubushake bwawe, nta kizamini twari twakoze cyangwa imbuto cyangwa se imbuto z'iwacu twavukanye, ahubwo ubuntu butangaje bwadukijije. Utugirira icyizere utuzana mu nzu yawe, utugirira icyizere turakizwa. Aho abandi bandagariye niho watwanduruye, wadusanze mu ivata twigaragura, naho kutugira imwe twagiraga utugira imura twiyegereza, utuzana mu nzu yawe. Nyagasani Imana ishobora byose, uyu mwanya turi mu nzu yawe twaje mu materaniro ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere 2026, tugushimiye ko watwongereye uyu mwaka. Abandi barapfuye, abandi bageze ahacecekerwa, abandi bamanutse bagikuzimu, aho nta mirimo nta migambi haba, aho abantu badashima, ariko twe waduhagazeho, waturinze ibyago n'amakuba, watubereye Imana ku manywa n'ijoro, wadutegekeye ikirere cyagushama imvura, washyizeho uruzitiro tuzitirira, uraturinda rwose muri izi nzira ducamo, muri aka kaga k'iyisi. Watubereye Imana turabibona, watubereye Imana turabibona, waradutabaye turabibona, waratugaburiye turabibona, waradutunze turabibona, waduhaye kwiga turabibona, waduhaye akazi turabibona, waduhaye gushaka turabibona, waduhaye kubyara turabibona, uduhaye impagarike n'ubugingo, uduhaye kuramba no kuramuka, uduhaye ubuzima. Turagushimiye Nyagasani Imana, ukimara kutugirira neza. None twebwe twumvise ijambo riravuze ngo kubw'ibyo byose nari nakoze, nari nizeye ko muzanyubahisha, nari nizeye ko nzavugwa neza baturutseho, nari nizeye ko muzajya mumpimbaza mukandamya, nari nizeye ko muzankorera umurimo, nari nizeye. None tumenye ko hirya yuko wari utwizeyemo inzabibu, hari abantu batakundiye bera indibu, izina ry'Imana barisebya, Imana ivugwa nabi, Imana abari mu ruhande rw'ababisha bavuga Imana nabi, kandi biduturutseho. Abantu badakijijwe batubaha Imana, batuka Imana yacu, kandi ari twebwe twari dukwiye kubahisha. Birakubabaza. None uravuze ngo
ntaravugana namwe byinshi, ngiye kubabwira icyo ngiye gukora. None utaragikora duciye bugufi tugusabye imbabazi, utubabarire ubute n'ubunebwe, ubupfu n'ubuswa n'uburangare, tubabarire ibicumuro n'ibyaha, tubabarire mwami aho tutakubahishije, aho tutabikoze neza, tugusabye imbabazi. Urakoze kutubabariye, urakoze kutubabariye, urakoze kutubabarire. Ongera ugushema imvura, ongera utegeke ikirere kigushema imvura, ongera ugomore imigomoro mu ijuru, ongera ugomore imigomoro mu ijuru, ongera udusukeho umugisha wawe. Ongera mwami Imana ushireho korotire kugira ngo imbwa zitatubona, kugira ngo abisha batatubona, kugira ngo abarozi batatubona, kugira ngo abagome batatubona. Ongera uduhagarareho kugira ngo mwami, urakoze ko wumvise gusenga kwacu. Umuntu ugusenze wese akwinginga umuhe icyo umutima ushaka, kandi umuramburire ikiganza mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwiyicare noneho